dusenge. Data, ndagushima kubw'impano y'ubuzima, ndagushima kubw'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Data, ndakwinginze ngo wumve gusenga kwanjye, ndakwinginze ngo unyakire ku ntebe yawe y'imbabazi. Data, nizereye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi 51 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 19. Ijambo rimbwira riti: Mana, mbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo ubone ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremewe gukiranirwa mu byaha, nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, sibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undeme mu mutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezerwa n'agakiza kawe. Unkomereshe umutima wemera, nibwo nzigisha inzira zawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu, nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Data, ndatura kuri Imana y'imbabazi, kandi Uwiteka, ndakwinginze ngo umve kwinginga kwanjye. Data, namaganye, nicujije, nitandukanije, ndetse nihannye gukiranirwa kw'ab'inzu ya data, yaba ababyeyi banjye ndetse n'abavandimwe banjye. Uwiteka, nihannye gukiranirwa kw'imiryango yanjye yose. Uwiteka, kandi nje imbere yawe nicuza, kandi nihana gukiranirwa kw'igisekuru cyanjye cyose, gusubira inyuma kugeza kuri Adamu na Eva. Kandi ndakwinginze ngo utwezeho imyanda yose, yaba iy'umwuka ndetse n'umubiri. Uwiteka, ndakwinginze ngo utubabarire imirimo yanduye y'amaboko yacu. Data, ndakwinginze ngo utubabarire gukora ibyaha by'indengakamere. Ndakwinginze ngo utubabarire gusenga izindi mana, utubabarire ubusambanyi ndetse no kubugira umuco, utubabarire umuco w'ubuharike. Uwiteka, utubabarire ubwicanyi no kugambirira ibibi ku bandi, tubabarire kutagira imbabazi. Uwiteka, ndakwinginze ngo utubabarire gukora ibihabanye n'ijambo ryawe. Uwiteka, ndakwinginze ngo utubabarire imirimo ya kamere. Uwiteka, ndakwinginze ngo utwejeshe amaraso ya ntama y'Imana ikuraho ibyaha, ari we Yesu Kristo. Data, nagushima ko wumvishe gusenga kwanjye. Ndatura kandi ndizera ko mbabariwe. Ndatura kandi ndizera yuko nkuweho umuzigo wo gukiranirwa kw'igisekuru cyanjye. Uwiteka, nizeriye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi 103:12 rimbwira riti: nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Data, ndagushimira kubw'imbabazi zawe, kandi ndagushimira kubw'igitambo cya Yesu Kristo gikuraho ibyaha bari mu isi. Data, uhabwe ikuzo n'icyubahiro, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.